kumana mbira hano umva mbira hano cyangwa kumapiro Mwana we. Yes. Nasi mbona kwikwa kamuka. Muka. Pari kutamuka. Toka buriti. Muka. Toka. Pari kutamuka. Toka. Kora ino mwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ni bucece mu gace namwe byashyuwe icyo uko bisanzwe mu bice biba bigiye bitandukanye ndabemera cyane amudukurikirana umunsi ku wundi mbemera cyane ndi kumwe n'abantu bampamagaye ahantu bagiye kunsangiza inkuru kugira ngo tusangize n'abakunzi ba sawa kuko muri kureba kuri screen zacu tugiye kuganira kuri byinshi reka mvugishe uyu nguyu niwe nabonye ugize muraho neza yego duhagaze ahangaha kugira ngo tubanze dutegure urugendo rwacu nk'uko tugiye kugenda duhereye ahangaha wampamagaye umbwira ati hari inkuru ngiye kugusangiza cyangwa ngiye gusangiza abakunzi ba sawa nagira ngo nk'uko muri kureba uyu muntu bari kumwe nawe ararwaye amerewe nabi twazanye mu modoka dore ngiriya iparitse nagiye twahuriye Nyabugogo ndabafata tuje kwa muganga Matovu ni kwatubwiye nyine nje murwayi uyu ni murumuna wanjye yego naramuvuje amaze amezi 6 arwaye naravuje ku baganga bose babaho ujye imbere tugende tuganira wowe uhazi abaganga ba kizungu naramuvuje hirya no hino nagiye CHK nagiye Faisal byaranze ibaze ko umuganga ubwe yambwiye ati cyura umurwayi wawe umurwarize mu rugo ngo tujye kwa Matovu sereka ngufashe nyabuneka tugiye kwa Matovu nyine hari umumama w'ishuti yanjye natekerereje ikibazo murumuna wanjye yagize ko namuvuje kwa muganga wa kizungu bikanga bakansezerera arambwira ati mfite umuganga witwa Matovu uvura reka nguhe nimero ye ama nimero ye ndamuhamagara ambwira ko ari hanze arambwira ati sindi mu Rwanda nzaza mu kwezi gutaha ninza nzaguhamagara yarampamagaye arambwira ati naraje ndi mu Rwanda nibwo nafashe umwanzuro wo kuzana murumuna wanjye ngo njye kumuvuza rebe ko muganga Matovu yambwira icyo arwaye akanamumvurira kuko byaraje ugiye mu bapfumu ntago ari umupfumu yambwiye ko ari umuvuzi wa gakondo wemewe ntago ari umupfumu ntago najya mu bapfumu Ndaranyishe we. Apfuye. Twihute kuko ameze nabi. Afite ibintu bimurya mu nda dore reba ukuntu inda yiwe yanganye ameze nk'umuntu utwite kandi adamite. Ibintu biba bititira wagira ngo ni umwana utera imigeri. Byaratuyobeye rero nagatwite nagatwite ibi binabimaranye amezi 6 kwa muganga Namaretse nduhuke nagatwite ihangane tugeze kwa muganga ndabona tunahageze mana we mana umfashe mpamusange yewe ndebera abana ufashe mpamusange ko uyu muganga avura barabimbwiye ko uyu muganga avura mana we ubusara hari koko Mama ufashe mamusange ko ndeba nta muntu uri ndabigira sikurese busi hano se ndeba ndabona oya wikwicara twahageze ndabona ari kuri reception ubuse ninjire kaninjire yo ndapfuye muganga arahari tuzanye umurwayi yarabyanze kuzana kaneza abarwayi mu mavura turavura ariko nta banyamakuru bemerewe kuzana bakubwiye nuko yambwiye yarambushije kuzana abanyamakuru ntabwo byemewe vura abantu ngaho basi uyu munyamakuru nasubireyo ngiye umvurire unyereke muganga mvurira umurwayi Nese kuki mwazanye hano impamvu namuzanye nuko nyine nshaka kumenya icyo arwaye n'umunyamakuru ahari akazabintangariza isi yose ikabimenya impamvu namuzanye umva se yewe rero reka akira abantu banza akira abantu giye reka mbe nisohokeye kamera ntayiriho
tugirire vuba ahubwo dore Ngaho rero kudupfana bakira. tugirire vuba witwa nde? yitwa Uwineza Chantal Nese no kubanza kwandika abantu mu nuze. Ni ifishi y'umurwayi. Bisaba iki se kugira ngo ifishi umuyuzuze? ayiwe Imyirondoro. muganga we yamfasha Imyirondoro ntabwo ari muganga humura muganga turamubona Ni imyirondoro. Adresse ngo adresse uyu ni muganga. dutuye ku Musaba iki se kugira ngo bigire? Saba amafaranga 21 ya consultation kugira ngo bene n'umuganga. ndayafite nta kibazo niyo ayo Ubwo rero mwana nimba yose nayabaha umva niba mugiye gutanga amafaranga rero mureke najye. urangarurira nyuma kira dore ngo ayo 25 uraza kungarurira nta kibazo ariko ngirira vuba nje mbone muganga mbabarira wakabyara kundya. umurwayi wanjye abonane na muganga Mbaze matovu. Gufasha umurwayi. Izo nifate inkuru. Ujye kumureba? Baho. Ujye kureba? tugukurikire se mubire nta kibazo Muganga mu biro mubaze nimba yemerewe kubakira. Nese abarwayi ni kuko abo bantu barembye cyane ntabwo babakira. tugukurikire se Mumurikire. Nanjye nze. mumfate Kuki? umuntu akiri gufasha ko tureba adahari ari hehe arasanga natwe ku gicumbi watujyanyeyo tubabarire ni ukuri tubabarire umurwayi ameze nabi Aha niho munuza ye. Kamera mafatira. Fatira ngaha. Ubusi bino nuki. Ibikoresho akoresha ari kuvura abantu. Mana wamfashije ukanyereka muganga ko ari we nshaka agiye gukoresha bibinyereka nkeneye muganga wenyine gwino aho ku gicumbi ni hehe Kigali tuyobore. tuyobore nta kibazo Ubuvuzi gakondo. Umupira wawe wanditseho ngo iyo shati kamera bamfatiye. Fatiye iyo shati. Bari shati ni bari ibiki. Mbaze. Ushaka baje kuvuga. Ariko hari n'abanyamakuru. Abanyamakuru. Kaje kuvuga ayo magambo. Abanyamakuru se ba. Ngomba kubamenyesha rero. umumora twageze Twatuje birarangira kubasura muga. turwaye kiramenyekana uyu munsi Nshaka. turwaye kiramenyekana Ese kuko twatuzanye umurwayi. muga wambabariye ko nzanye umurwayi Watuzanye umurwayi hano. wamfashije ko ukaza ukandebera umurwayi wanjye ikibazo Muga ahubwo tusuhuze. Mfitemo n'umurwayi wanjye kwanza ni muziko. muga wambabariye ko musabye imbabazi Kiroso simushaka. Muga wambabarira. mbabarira ni ukuri Dore abarwayi ngaha. mbabarira ni ukuri mbabarira nzanye umurwayi Uretse gake, mbabarira mbabarira nzanye umurwayi Nakubwiye ngo iki? Nakubwiye ngo iki? Yakomeje amatiriza. nzanye umurwayi Umunyamakuru nasubireyo tuvura abarwayi cyangwa se usubirayo n'abarwayi. mbabarira ndakwinginze muga Subizayo umunyamakuru. ngusabye imbabazi Ndacyafite mu murwayi. Ndacyafite mu murwayi hano kwanza. umurwayi wanjye ameze nabi reba ukuntu ameze Ndacyafite mu murwayi abwira hano muga uretse mbabarira gake. ni ukuri mbabarira umvurire umurwayi mbabarira ni Navuze ko ukuri ntakeneye kunzongera kuvura abarwayi. ndakwinginze ndakwinginze Ntabwo mbishaka kiro ntabwo aho mbishaka. basi umunyamakuru nasi Yarembye ariko no. Mfitemo umurwayi nanjye ahangahe rega mureke kunyita. mbabarira muga reba ukuntu umurwayi wanjye ameze Itonde. reba reba Itonde. reba ibi bintu arwaye simbizi Kiroso. wowe ugomba kumbwira icyo arwaye Ndashaka kuvanga. Muga mbabarira Mbabarira. rero. Usohoke n'abarwayi banyu rero. ndakwinginze We, muga. zana iyo fishi. ngaho uyu munyamakuru nasubireyo ari kumvurira Basubiza umurwayi amafaranga yabo. Basubiza amafaranga yabo. Basubiza. mfasha muga mfasha Ugiye gutuma umuntu agwanga hasi. Bo, nimba uko. subirayo Rero Reka mfitemo umurwayi wanjye ahanga muretse maze muvure murabo murasakuriza. ndakwinginze uwo murwayi wawe Mwitonde. Mwitonde. wanjye niwe urengera Muga nk'ubu ngubu waretse nkingo. Nese ubu ngubu nje mumufashije kumurandata n'ijye umutwaje. None se uje kumara iki? Nakubwiye ko nagiye kongera kuvura ku itangazamakuru kiro. Nidukura Ibyo narabyanze urabizi maze umwaka ibyo ntabikora. Narabyanze. waretse. Kubera ko naje gusanga ibintu biza abantu bose babyitwaza bagakora amakosa ugasanga abaganga twese twabaye nayo. oya buretse Ntabwo kujya mu babishaka. muganga Muga reka jewe ni ngaho basi reka bwa nyuma. Oya, dore mfitemo umurwayi wanjye. Mundekere. Wasubira Genda shakura ko umurwayi. uvura uyu murwayi. None se madame, bose kwanza nkubaze. Ngewe nawe tuvugana.
ugize umbwira ko uzana abanyamakuru ntabyo nakubwiye ariko nukuri ngusabye imbabazi none se nyine wowe ko waje uzanye umurwayi abanyamakuru ubazanye kumara iki umunyamakuru ndagira ngo menye icyo umurwayi wanjye arwaye isi yose ibimenye n'umunyamakuru ahari rwose ndakwinginze mbabarira umfashe muga mbabarira umfashe pe mbabarira umfashe kandi namufashe kumuranda isi yose ibimenya kumuranda ndetse niwo muga wafashije abantu yewe ntabwo ndi bubafashe utarava hano ndakwinginze uragira ngo nongeye nkoresha izindi imbaraga se oya ibyo ushaka oya utamutaye nyine ushaka ko nkoresha izindi imbaraga muga babarira rwose kamera bari guhera mugabo oya rwose subirayo babarira dorarenda guhera muri umuna wanjye arenda gupfa reka gende mfashe ubuzima bw'umuntu ariko n'ikindi gihe wowe nkubwire n'ikindi gihe wongera ko umunyamakuru akaza ukamukingurira ubu uzahita usohokana nawe ntabwo ibyo bintu muga reka gende irebe mwitondere mbanze sezero reba iki kintu reka nze muga wamfashe bari bagiye mu byo muga mbabarira muga kiro muga mbira hano mbira hano cyangwa makiro ngara kagere ku neza nasohoka genda atangura amabara wowe ngara reka ngere ku neza inzira nashyizemo ahubwo waretse nkajya ntabwo mbishaka wamburiye umurwayi wajya gukorera ibindi bintu oya mbabarira rwose gukorera ibindi bintu bitari byo ndacaye ahubwo babarira rwose igihe reka kirosa afata inkuru uvurira umurwayi ndakwinginze reba sigagaramiye hari umurwayi reba ukuntu ameze dore arenda guhera umwuka muga wagize wawe wamfashije muga mbabarira iyo nkoni irimo ibintu muga wambabariye iyi nkoni uretse muga mubarira ibintu hasi mbabarira muga muga wabo waretse basi ngaruka n'izuzi bwa mbere n'ubwa uraza kubona ibintu bwa mbere n'ubwa reba ukuntu ameze reba ukuntu aba turaca he madam mbabarira igipangu kirafunze turaca he ntabwo nzongera kuzana umunyamakuru ndakwinginze mbabarira ubu n'ubuvuzi bwacu tugomba gukora ni ubuvuzi bwacu ntabwo tugomba gukora nzongera mu buryo bwa amazi yo kwishimira mbabarira ntabwo nzongera urashaka iki ntabwo bizongera sinzagaruka ntabwo nzongera pe sinzagaruka tugende yego urakoze ahubwo umurwayi yagana reba ukuntu yarembye rebera ukuntu ameze apfuye ariko nubwo ndi kwihagarato ukuntu ngize urabona se uko ya nkoni sinzi ibidayimoni biri arapfuye we uretse gake n'amaguru gake afite ubwoba noneho denzaye n'icyokere ngwino bagende bakwandikira ya miti nakubwiye gira ngagiye ese uyu murwayi se oya wose uramurushinzwe nawe wose akeneye inkuru nk'iyawe abarwayi bose ngira ngo kubashyira ku itangazamakuru ngeze umurwayi wawe fata amaguru nanjye fata amaboko umurwayi wawe fata amaguru nanjye fata amaboko bareka fate hejuru ngewe genda ufate hasi wowe reka ndyama waremereye kwinjize neza mwambike bya umurwayi araremereye muga mushyire hano sinzi ibintu bwashyize amubise nayo nta mbaraga n'ububone oya madam kameramani umuntu wawe mwicaze hano igihe ufashe kamera nawe ukore nk'ibyo bamuriye ntabwo mushobora mwicaze hano ahangaha neza yicara ahangaha mufashe mwicaze nabaye koko ngiye gufasha kameramani oya yicare neza ihangane wicare muga ubu buremere buturage arabishobora se yicare ubu turongera tumutere tumusubize yaremereye gutya araremereye we icara hano niko muganga avuze madam icara ureba mwicaza asa nk'ureba hariya niho njya kugarukamo umugongo nawe utere niho njya kugarukamo ibyo gutera hari ihangane ndababara uretse humura wageze kwa muganga bagiye kuryama ku ihembe oya nicare neza hano ku musambi humura urakira umwana ni ngomba arega amahemuga ko nta mbaraga afite nicare mufate icara aho ngaho mufate icara aho ngaho mufate bapfuye we ngaho mbwira wampamagaye umbwira iby'umurwayi wawe nyine uyu murwayi mubwira ko ntari mu Rwanda amaze amezi 6 arwaye ataratu se gumba taramutendanye naramuvuje nagiye CHK nagiye Faisal biranga bigeraho umudogiteri ambwira ati cyuma umurwayi wawe biranze Bese ubundi byo n'iki ko ari bukirira ngaho ndabizi kuko umuntu wandangiye matovu muvuye
kandi umurwayi we yararembye kurusha uyu wanjye. Uvura abandi byo yankore nawe. Bose ndabyizeye. Naramuhamagara arambwira ati sindi mu Rwanda ndi hanze, ampa umunsi arambwira ati nzaza mu kwezi gutaha. Nimugoroba nibwo yambwiye ati naraye nje. Nibwo nanjye kurubuza n'abanyamakuru. Ntago nabikubwiye. Mpamvu namuzanye nagira ngo iyi nkuru ayitangaze isi yose ibimenye. Nanjye binkozeho. Nagira ngo muhinde bose. Ari biza kandi cyo. Arigeza gukora ibintu kagira ngo ni imikino. Mugafashe by'abanyamakuru narabyiyamye sinkibishaka. Si ngo ni kwa girimo amashanyarazi. Inkoni yihoreje. Inkoni ni ubungu bimujejeho mwumva tiramiritse. Muri Tanzania ejo. Muganga waretse kuharira na Kiroso ukamvurira umurwayi koko wamfashije kari mu marembera. Itonde ndaza nguvura. Umura twageze kwa muganga. Fata. Umva ibyo muganga akubwira. Fata hari. Ufatishe unasubira ufite imbaraga. Gafate neza. Fata gutya. Gafate. Ayiwe. Wagafashe? Yego. Ayiwe. Ntusa abanyamaguru rambya neza. Yewe. Rambya. Arabishobora se. Narambye gutyo. Byanze. Narambye. Ayiwe. Yo. Ndi kumva byiruka mu nda. Ndi kumva biri mu kizima mu muga. Ndi kunduma. Mana vuga. Ndi kurya. Yo mana. Ndi kurya we. Ndi kurya we. Muna we. Yo. Wabiri kubira. Umurura kira. Takuri inkoni. Muga ko bicumbye umwotsi. Tonde. Ayiwe. 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 Yo. Tonde. Ayiwe. Tonde. Tonde. Iwe muzandebera abana. Umura ntabwo. Tangiye kuraka. Umura. Napfuye. Umura. Umura Yo. Muga iyo nzongera nimuvura. Yo. Gasa. Leta mageta. Cyangwa ngo ntago ari bukire niyo mpamvu ari kunyirukana. Ese bite byawe wagiye ureka amagambo yawe. Kayo kwamba ntashaka buri munsi wonza. Havutica umuti kiro, havutica umuti havereka muganga akora ibyaza. Umurwayi wanyu dore baramuroze. Bamuroze iki muga? Umurwayi dore baramuroze, bamushyize ibintu mu nda. Akimara kubana n'uriya mugabo, umugabo ufite umugore, kuko umugabo wamushatse. Wabibwiwe n'iki ko afite umugore muga? Kandi nyine mbibona jewe. Wabibwirwa n'iki ko umugabo afite umugore? Aramufite. Mwana we. Aramufite. Uvuga ngo umugore we wa mbere yari yarashatse uwo mugabo. Muga ibyo bintu wabibwiwe n'iki ko? None se urumva utageze kwa muganga. Nibyo afite umugabo ufite undi mugore. Umugabo wafite undi mugore barashakanye baratandukana ashakana n'uyu murumuna wanjye. Ahubwo ndi kwibaza muganga ibyo bintu abibwiwe n'iki? None se urabona waje ntabwo waje kwa muganga se? Niho naje. Nakomeza afata ako kana wowe. Icyizere ntangiye kukigira. Ni ukuvuga ngo rero uriya mugore w'umugabo we, umugore wa mbere mukuru, niwe uyu akimara kumutera inda yamufatiranye inda ifite ukwezi kumwe. Ahita rero amurogera kuri riyanda. Niyo mpamvu ubona hano mu nda ye habyimbyemo ibintu. Dore nuko hameze biba bibyina bitera imigeri wagira ngo n'umwana uri ko. Ni ngo rero ibyo nibyo byamusengereje. Ntabwo uri kubireba wowe. Biba bibyina. Dore nuko kandi reba waroye wagira ngo aratwite kandi adatwite. Oya, nubundi nda y'ukwezi kumwe irimo ariko bahise bayizingira aho ngaho kubera ko uriya mugore atashaka abyarana n'uriya mugabo wa kabiri. Ikindi kandi imitungo y'umugore mukuru umugabo we yayizanye kuri uyu mutoya. Icyamuzero ni imitungo muza nta kintu. Niko byagenze mugase ubu ibyo bintu bikura koko. None se nta modoka mwagurishije y'umugabo mukuru we n'umugabo wawe mukayirya? Twarayigurishije. None se iriyanze umutuyemo ntabwo yayikubakiye kandi akayikubakira. Niyo yamwubakiye pe. None se wagira ngo bigende bite? Rero nuvuga ngo umukeba we niwe wakoze ibintu. Mbese mugura mumvurira kire? Ndamuvura nta kibazo. Ibintu urabimukuramo. Kandi muvura.
mbabarira ese niranda imeze ko nk'umuntu twitabira birakunda ndabikuramo ibintu byose yashyiye muri ese turagenda inda imeze neza cyane rwose byarangiye ni ukuri binkorere mugamba byarangiye rwose icyo nsaba cyose ndakiguha icyo ni bugusabe icyo ngiye gukora ni uko hari bukenerwe ihene iyo hene rero iyo hene ikaba ari ihene y'abazimu tugafata ibintu biri muri uyu nguyu ibirimo hano ibingibi birimo hano tukabikura muri tubijyana muri iyo hene tukajya tureba se mureba cyane urabikora tureba cyane rwose bimuvemo agira inda nzima bijya muri iyo hene yongera abe muzima ndetse n'inda yitangire yonke iyo hene se irakureba wowe ihene se irahari ihene urayifite muga none se murayishyura ziba zihari ihene z'abazimu hano urayishyura nta kibazo tuba tuzifite dukoreramo imigenzo y'abarwayi urayishyura nta kibazo muga ibi bintu byaba ari nk'ibitangaza kuko wenda ngewe nizaniye n'uyu muntu ndeba n'ukuntu ameze wenda na kameramani ashyiraho kamera n'ukuntu ameze uravuze ngo ibyo bintu ngo urabyohereza mu ihene sindi bukureho kamera ndashaka kubikora tureba wenda twese tukanabyirebera nta byo kuvuga ngo biratwara iminsi oya nta minsi ndabikorera ahangahe umurwayi waragenda ari muzima ariko ubwo ibindi bizaba impirwa izabaho ndayibategeka nyuma ko ndeba ari gusamba oya nta kibazo ibyo ni bubindekere ndaje ngiye mwereka aho muvurira muvurire turebe tubive mu nzira da nanjye ntabwo ndi bukureho kamera mwana ntukureho kamera kuko se ibintu yashyizemo ubu nta kindi gisigaye muraza kwihangana mbajyane mu gikari nsanzwe nkoreramo ibi bintu kuko ahangaha sinjya mbihakora ni mu gicumbi oya uramushobora baragufasha abandi uyu munyamakuru waje witwaje agufashe se wamuzanye ngo agufashe namumfashe mu mutwaro mbere ko nabikoreweho mu mutwaro mbere ko mu mucaza genda ufate amaguru ugende jya hano mwagurutse araremereye numva ko nataye inkuru nyinshi ngiyo n'indyankurye nyikubitiwemo ntwaye n'umuntu uremereye mbereka igikari mujya muhariye ndetse twereke ufite icyizere ko umuntu wawe akira gifite natangiye kukibona kimbwira ibyo arwaye n'uwamuroze ibintu byose batazi kandi ko ari byo araremereye rega ari kungwira maraza amagurutse ndabyizeye ko ari bukire kuko ibintu byose muganga mbwiye nibyo pe ese bira bintu byo koko iyo modoka yarayigurishije avuze uyu nguyu inzu atuyemo niyo yamuguriye yabihaye koko nibyo ntabwo abeshya mwicaza hanga koko nibyo ntabwo abeshya mwicaza hano reka nduhuke icara reka nduhuke icara humura urakira icara yamaye mufate neza kamera maso inkubiswe njyenyine wagize nzi ibintu nkubisirazi do warebye ihene irahiye kuyirebamo iriya nurayibona ndi kuyibona iriya hene rero murayishyura kubera ko ibijyamo byose turayishyura ari nta iby'abazimu kibazo barayirya se n'umukiramo oya mwana we yesu mbese ngo ni kwikwaka muka pari gutaka muga toka pari gutaka reba ihene igaramye hariya reba dore iriya niba igitambo cyawe ariko shima imana dore urakize ntanda yanjye se urakize muganga amatoga arakuvuga yandyaga sinaryamaga muga urakoze ntawe ntazabibwira kuvura mana we ntaho ntazabivuga bera mugore amwirinde se muga ni ukuduha umuti
oya bwo nta kibazo ko muvuye agakira ndamutsirika yo muvuye agakira ugenda ndamutsirika kugira amagara atakongera kumura ariko umenye ko mwamuriye imitungo amuririye imitungo we n'umugabo wawe aramuhemukiye nawe bayakamanekura kize dore araguba yanda aragutsirika niho yari yaragiye gukorogesha yamyaga nk'ibisenge yari yaragiye karagwe k'abahinda niho yari yaragiye aragutsirika karagwe k'abahinda muri Tanzania niho yari yaragiye kukurangirizayo kandi aranze urava hano nkusiritse mwese mugagiye ibyo mbonye ndabyiboneye ibyo kumutsirika nta gucana no kubimenya no kubikurikira jewe nureba bimwe nakubwiraga Kiroso ntubwira umugore yarambwiye ngo Matova aravura ntubyiboneye uranyuma uhanganira nkubaza ibibazo bitatu wenda nanjye nigendere ugatsirika uyu muntu wawe icyambere nuko mbonye ko akize utegera iyo hene ihene tegera iyo hene hafi utaza kumukiramo bagira ngo ibyo ese kwa musi inkoni nkamwumva ni nka toni nkubise y'inkoni inkoni yireke inkoni muzi ko mu minsi yashize hari inanga inkoni kandi ari kuvuye ni bwoko ki yereke no sosha kunyugo bigiye bigufasha inkoni yifasha kuvura ese ura nta bintu wakizemo none se nkiramiki nabyo nagushyizemo mbaza ibyo mbaza wigendera icyambere ndashaka kubaza nk'umuntu sinongera no kugukora urimo hanze ndijyana ndetse umuntu urimo hanze hari abantu baba bafite barazuye gutya abantu babuze imbyaro n'ibiki byose mufasha gute ari hanze ukaba utari hano ngenda mufasha kuko abantu bari hanze hafi ya bose turabafasha dufite uburyo dukoresha tukabavura bagakira kandi dufite n'abantu benshi bagubuhamye bo hanze muri Amerika mu Bubiligi mu Faransa mbega mu bihugu byose by'Uburayi turabafasha iyo ari ngombwa rero ubona ari ngombwa wenda ari ngombwa afite n'umwanya bamwe basangayo asanga biyegeranye ari nk'abarwayi 10 cyangwa 20 nkabavura ngongera nkagaruka mu gihugu cyanjye n'umunani muri Kenya imbaraga ziri muri inkoni zagera hanze ntaho zitagera rega imbaraga n'ikizi imbaraga n'umutongero imbaraga n'umutongero urumva iyi nkoni rero yakora ibyo nshaka bitewe nuko nayitongereye niyo mpamvu ubonye ko zibi byose ni inkoni iyo giye kugira ngo ibure umurwayi iyo ubwayo iriyatsa ngira ngo wabibonye icya kabiri abasabwa iki nk'uwo muntu uri hanze ukeneye kuba mufasha nta kindi abasabwa nta kindi usibye kuba yampamagara nkamubwira ibyo asabwa ninjye mubwira ibyo asabwa abonye nomero yanjye arampamagara nkamubwira ibisaba kugira ngo mufashe wenda uratucira mu ncamake kubandi bafite ibibazo bigiye bitandukanye nakomeje kubabuza urubyaro ese nk'umuntu wabuze akazi cyangwa nk'abantu bawe abantu barota bashikagurika barota nabi cyangwa abantu bafite inyatsi bakora ibintu bikanga ibyo kurota nabi ibyo kurota nabi hari igihe usanga ari nka mana cyangwa abazimu babo bagashutse bakaza mu nzozi kuroba bakarota hari igihe hari ibintu byinshi baba baragiye birengagiza mu miryango yabo za karandi kamiza miryango akenshi nibyo bikunda kubakurikirana inyatsi nayo buyituruka kuri karandi ibyo miryango hari byo bakoraga kera ikabyirengagiza ibyo bituma rero iyanyatsi igomba kuba ku rugo kuko hari byo baba barakoraga mbere imitongero cyangwa imiterekero bakoraga bahagaritse ibyo byose rero nibyo bikurura gukurura inyatsi niba buri mwaka abantu baraterekeraga bakabana cyangwa se abantu baratangaga ibitanga mu mwaka ugashira ntacyo batanga 2-3-5 bari mu ideni iryo deni rero riri mu miryango yabo aho icyo agiye gufata imango cyangwa zimubaraza bakabibaka imwambaro kuko ari inshingano yirengagije bene abo bafite ibyo bibazo rero iyo yaje akanyegera ndamufasha mwereka uburyo dutereka intango tugashaka igicumbi ibyo bintu tukabyohoreramo tugakura umuryango mushyashya utarimo iyo myuka mibi atari hafi nabwo turamufasha mbonye yizana baravuga ngo ihene nigiye kujyamo ibintu cyane rwose barava hano banayishyura ngo turababwiye turayishyura nta kibazo murayishyura kuko rwose ibyo ukoze birahagije urayishyura amafaranga 200 iriya hene niyo yishyura turayishyura nta kibazo muga kuko hanyuma rero igikurikiyeho nta cyatuma tutayishyura mugiye gusubira hariya banze nsiri ku murwayi wanyu muhe n'imiti arigenza noneho yakize nta kibazo arigenza rwose mudukingurire twitahire mukingurire kamera ninde wakwinjije hano mudukingurire twitahire ubundi nongera kubona hano nongera kubona hano wowe nongera kukubona ikiganiro nyishoje ngaha ndetse ngo kamera mari kuri kugendera nagiye